Umubyeyi yararimo gufasha umwana gukora umukoro bimwe bita devoir à domicile cyangwa se homework mu ndimi z'amahanga. Umugabo arakomanga abarinjiye ati sheri, ibyo kurya biri tayari nabishize mu mabakuri, wabasha kuba uri butangire gufungura mu kanya. Umugabo ati nibyo. Umugore ati yego. Umwana ati mama wampaye andi mata. Umubyeyi afungura frigo azana akajerekani karimo amata ati ko mbona n'ubundi se nayashize. Ati sheri, washobora kuba uri bumare kurya ugahita uza kutuzanira andi mata makeya nibura. Umugabo ati yego cyane. Sheri, wajya kutugurira kiriya, watugurira biriya, wese ujya ubona ndi icyuma cya banki gisohora amafaranga kimwe bita ATM? Umubyeyi ahita areba umwana aramubwira ati sheri, ushobora kujya gutunganya icyumba cyawe. Akana k'agakobwa kati mama nta kibazo, reka njye kugitunganya. Karagenda, umugabo asigarana n'umugore. Noneho umugore abaza umugabo ati ese nukubera iki mbona usa n'urakaye? Umugabo ati kuki ndakaye? Ese yo nta nubwo bikugaragarira nibura ku maso? Iteka ukonje mvuye ku kazi ngo mbese wajya kutugura biriya na biriya. Urabona iyo mvuye ku kazi mba mvuyeyo naniwe, umunsi wose niriwe ndi gukora, nawe ukanzanaho imiteto. Ariko ubundi yo nkubaza, iki kizu nakuguriye cyose ntabwo kiguhagije? Umugore ati iki kizu ariko kukigura ari kinini kingana gutya niwe wabyifuje? Ubundi ho turi kuvuga iki? Ko n'ubundi nakubashije nti ese ushobora kuba wajya kutugurira amata? Ndumva nta gihambaye kirimo cyangwa nta n'igikomeye rwose kuba nakubwira ngo ujye kutugurira amata mu gihe uri busoze kurya. Okay, ngaho genda ujye kuyagura, ubwo wumva ari ibintu bitagoye. Ndanabyibutse, yego ntushobora kuyagura kuko utinjiza amafaranga, ni njyewe uyinjiza muri iyi nzu. Ndakora amanywa nijoro ari mwebwe ndi kwitangira, ngakora nitangira buri kimwe cyose muri uru rugo. Umugore arakebuka agira ikikango, aramwitegereza mu maso. Umugore ati urakora witanga? Umugabo ati yego, ninjye ukora nitanga, nitangira umuryango wose. Ari ubwo se wowe wicara aho ngaho nta n'ikintu ukora? Uri aho ngaho ahubwo maze kuzuza ibicece, ndavuga ibyo binyenyanza byawe aho ngaho. Ese ni ukubera iki? Nta nubwo natekereza n'akanya na gatoya. Uba ufite wicaye, wagiye ukora imyitozo nk'abandi. Ireba ukuntu umeze. Ese urabona uteye ubu ngubu? Ese wirengagije impamvu naba narazanye ibi bicece uko bimeze uko nguko? Umugabo ati ntago mbizi. Yego wenda wasanga ari imyaka n'imyaniko wicaye nta na kimwe ukora muri iyi nzu. Umugore arababara cyane, arabirinduka yerekeza mu nzira igana mu cyumba. Abakebutse gutya abona impamyabumenyi y'umugabo we ibijyanye n'amategeko. Arabirinduka aragaruka ati uratekereza ari wowe ukora witanga wenyine muri uru rugo? Umugabo ati yego cyane. Ati ngaho mbwira wowe, ese niki ukora wizigama witanga ku buryo ki wabasha kukimbwira ahangaha? Uko umbona uku nguku ntago ariko wankuye iwacu ariko meze. Icya kabiri, watumye nshikiriza amashuri, narigaga amategeko. Icya gatatu, nkora nitanga muri uru rugo, nkorera umuryango, ari wowe n'umwana, ari wo muryango wanjye. Ni gute wakwibagirwa nkimara gutwita inda y'umukobwa wawe? Ese uyobewe ko icyo gihe umubiri wanjye wahise uremererwa ibiro ntigeze ngira mu buzima? Nyuma y'igihe kirekire, amezi 9 twita umwana w'umukobwa, wibuke ko naje kwibaruka, amashuri ndayareka. Wibuke ko nari ndimo kwiga ibijyanye n'amategeko, nari ndi hafi kuyasoza. Ndakureka wowe ngo ukomeza kwiga, urarangiza uhabwa akazi. Tutangira kujya twimuka bimwe bya hato na hato kuko leta ariyo yaguhaga aho uri bukorere imirimo. None uratangiye ngo ni njyewe
ukora imirimo yose cyangwa ni njye witangira urugo? Ese njyewe sinari kubikora, nanjye sinabikundaga? Umugabo ikiniga kiramufata ararira ati sheri, ndi kumva wagira ngo nari nasaze, wihangane, ndakwemereye ibindi byose byo muri uru rugo, nanjye nemeye kuzabikora, ubaye wumva ugishoboye, ufite ubushake bwo gusubira ku ishuri, uzajya ku ishuri, nanjye nzajya nita ku byo mu rugo byose. Mu by'ukuri wihangane, ntabwo nanjye yari njyewe, wagira ngo nari nasaze. Ubu nanjye mbashije kumenya ko hari undi mugabane utanga utitangiriye, witanga utizigama. Ndagushimiye cyane wowe wafashe uyu mwanya ukabasha kumva iyi video, ukumva n'ibivugirwamo. Akanya watanze ubyumva ni nako kanya nanjye mperezwa agaciro, umwanya wa ntabwo ubaye imfabusa. Mu by'ukuri ndagukunda cyane wowe ukora subscribe, nawe ukimara kubona iyi video ugakora subscribe, uri agaciro gakomeye cyane. Imana ijye bampera umugisha, ndakomeza kubona harimo feedback zirimo zigenda zingabukira, kandi ibitekerezo byanyu ndabyubaha, nicyo mwambwira gukosora cyacyo cyose tugishyira mu bikorwa. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ciao.